Yes, rero iyi ni filime yitwa Umukire w'umumiliyoneri nk'uko muyizi cyangwa muyimenyereye. Ni filime turimo turagenda dukurikirana muri iyi minsi, filime nziza umuntu wese yakwihera amaso. Ushobora rero kugira ngo ube wayibona, ushobora kuba wareba kuri channel yacu ukaba wayisangaho, cyangwa ukareba kuri iriya channel yabo bari kuyisohoreraho. Ariko nagira ngo tuganire kuri ino filime ho gatoya, abakunzi bayo. Ubwo niba uyikunda nawe uraza kunganirizaho niwumva itakurimo, nuko uze kunyandikira muri comment umbwire ese koko ko twabonye Cedric yagarutse muri episode ya 11. 12 rero nje kubabwira ukuntu byifashe. 12 Cedric yagarutse, kandi kuba yagarutse mwabonye yuko umuntu witwa Gihozo yishimye kubera yuko yabonye Cedric. Arisa ese namara kumva ko Cedric yaje araza kubyakira gutera? Nta matsiko dufite turi benshi. Niyo mpamvu rero ugomba gukanda subscribe, share, like, comment. Ni ingenzi kugira ngo ngende baha update zose, kuko ubu ngubu namaze kugira umuntu waho tubi inshuti cyane ku buryo arimo komereza amakuru yose ku gihe. Ndaza kujya mbaraburaho akantu gakurikiyeho kugira ngo mbe mwabimenye. So ariko iyi filime kugira ngo mbe mwayireba neza, kugira ngo mbe mwayireba mufite amatsiko, kugira ngo mbabwire yuko iyi ni filime nziza cyane kandi ikunzwe n'abantu muri iyi minsi. Niyo mpamvu mugomba kuyikurikira.